ubuhere bw'ibihu bituruka mu mujyi ukonje cyane kandi wuzuyemo ibicu byijimye. Inyubako nini cyane kandi imeze nk'uruhande rw'urukiramende ikabakaba ibicu rwagati mu mujyi w'amabengeza. Inzu zindi za hoteli ziyegereye ntizishobora kugereranywa n'iyo nyubako idasanzwe. Ifite uburebure bwa metero 330 ujya mu kirere. Nubwo isa nk'iteye ubwoba, ni hoteli ifite uburebure burenga ubw'umunara wa Eiffel mu Bufaransa cyangwa inyubako ya Chrysler muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inzu yubatse ku buso bwa metero kare 3,900,000 z'ubutaka, igizwe n'ibyumba 3,000 bikayigira imwe mu mahoteli manini cyane ku isi. Iyi nyubako yagombaga no gukorerwamo n'ibyumba by'imikino n'utubyiniro. Uyitegereje wakeka ko kubera ubwiza n'ubunini bigaragara inyuma byaba bihishe n'ubwiza imbere. Ariko nubwo ifite isura ikeye, iyi hoteli ntiyigeze yakira umushyitsi n'umwe, ndetse imaze imyaka irenga 30 idakorerwamo. Bisa n'amayobera n'ubwiru bidasanzwe kuri iyi nyubako itangaje muri uyu mujyi w'amabengeza. Ushingiye kuri ibyo byose, urakeka iyi hoteli iteye ubwoba cyane iherereye hehe ku isi? Niba utari usanzwe uzi iyi nyubako, gumana natwe muri iyi nkuru kandi wibuke gukanda subscribe no gusangiza abandi ibiganiro byacu niba ukunda ibyo dukora. Byaba byakujemo gutekereza se ko iyi nyubako imeze nk'iyavumwe yaba iri muri Amerika, mu Burusiya se, cyangwa se wenda mu Bushinwa? Byari ko bifite ishingiro kuko ibi bihugu bikomeye cyane mu bukungu. Ariko oya, iyi hoteli iri mu gihugu kimwe mu bifite ubutegetsi bw'igitugu cyane ku isi, aricyo Korea ya Ruguru. Yego wumvise neza, iyo nta yindi ni hoteli Ryugyong iri mu murwa mukuru w'iki gihugu Pyongyang. Mu zindi nyito, Korea ya Ruguru izwi ku izina rya Democratic People's Republic of Korea, iyobowe n'ubutegetsi bwa cyami bw'umuryango wa Kim guhera mu mwaka wa 1948. Ibyiciro bitatu by'abagize uyu muryango w'abakimu byayoboye iki gihugu bafite ububasha butavuguruzwa, aho politiki ya Korea ya Ruguru ishyira ingabo imbere ndetse n'ubutegetsi bukandamiza byayifashije kugwiza abanzi benshi ku bindi bice by'isi. Kubera izo mpamvu, Korea ya Ruguru ntigira imibanire myiza y'ubucuruzi cyangwa ubukerarugendo n'ibindi bihugu, bityo yakira abashyitsi b'abanyamahanga bangana n'ibihumbi 300 buri mwaka. Ibi bishobora kumvikana nk'umubare munini, ariko ugereranyije na Korea y'Epfo yakira miliyoni 17,500 ku mwaka, iyi mibare ya Korea ya Ruguru ihise wumva neza kari nk'agatonyanga mu nyanja. None se kuki bari bakeneye hoteli ifite ibyumba 3,000 byose? Kugira ngo tubyumve neza aho iki gitekerezo cyaturutse, biradusaba gusubira inyuma mu gihe cya kera mu mateka y'iki gihugu, tukagera mu mwaka wa 1986. Duhereye mu mwaka wa 1986, ahari mu ntambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti yari igikomerezwa muri icyo gihe, kandi ingaruka zayo zageze no muri Korea y'Amajyaruguru yari ishyigikiye Abasoviyeti, naho Amajyepfo ashyigikiye Amerika, bituma batabana neza. Ariko iyi ntambara yarwanishwaga ubushobozi bwagaragaraga aho kurwanisha intwaro, kandi Korea y'Epfo ntiyatinye gukora ibishoboka byose ngo yereke Amajyaruguru ko iri imbere. Mu mwaka wa 1986, ikigo cyo muri Korea y'Epfo cyashoye imari mu iyubakwa rya hoteli Stanford muri Singapore, yaje kuba hoteli ndende ku isi muri icyo gihe. Icyo gihe kandi Korea y'Epfo yiteguraga kwakira imikino Olympique yo mu mwaka wa 1988, bikaba ikimenyetso kinini cyo kwigamba imbere ya Korea ya Ruguru. Bidatinze kandi ariko aho kwivumbura, Korea ya Ruguru yahisemo kwihorera. Ikoresheje ubu buryo, yateguye iserukiramuco mpuzamahanga ry'urubyiruko n'abanyeshuri mu mwaka wa 1989, ryari nk'uburyo bwa gisosiyaliste bw'imikino ya Olympique kugira ngo bakire abari baryitabiriye basaga 22,000. Ikibuga cy'indege cya Pyongyang cyaraguwe. Hubatswe kandi stade nshya ifite ubushobozi bwo kwakira abasaga 150,000. Iyi ni nayo stade nini ya mbere ku isi muri stade z'umupira w'amaguru, ndetse batangira kubaka hoteli Ryugyong ifite ibyumba 3,000. Ifite amagorofa 105. By'umwihariko iyi hoteli yari igamije ahanini kwambura Korea y'Epfo izina rya hoteli ndende ku isi, kandi ikagira Korea ya Ruguru igihugu kizwi ku ikarita y'isi. Kugira ngo wumve imbaraga zari zihawe uyu mushinga, menya naka kugeza ubu ku isi hari inyubako 24 gusa zifite amagorofa arenga 100, bityo yari ishusho y'imbaraga zikomeye muri icyo gihe. Ibi byari igikorwa gikomeye cyane kandi kuko Korea ya Ruguru itari ifite ubushobozi bwo kubona ibikoresho bigezweho by'ubwubatsi nk'ibyuma, bityo bagombaga gukoresha ibyo bari bafite byinshi, ari byo sima. Ariko sima idafite ibyuma biyifasha ntabwo ibikomeye bihagije ku buryo yakubaka inzu ndende. Niyo mpamvu iyi nyubako yagenewe kuba igizwe n'amababa 3 yegamiye ku gipimo cya dogere 75, avuye ku kibanza kigari bikagera hejuru hafunganye. Ayo mababa yagombaga guhurira hejuru ku magorofa ya 15. Ibice byo hasi byari bigenewe resitora z'icyitegererezo ku rwego rw'isi, zikazenguruka iyi nyubako hamwe n'ibibuga byo kureberaho ibyiza biri mu mujyi. Iyo ibi biza kugenda neza, iyi nyubako yagombaga kuba ikamba ry'ubwubatsi bugezweho kuri Korea ya Ruguru.
ariko ibi byaje kuba ikibazo gikomeye cyane kuko imirimo yatangiye mu mwaka w'1987 yari yubakiwe ryaburaga gusa imyaka 2 kuko ryari kuba mu mwaka w'1989. iyi hoteli yari itararangira na gato. Byavuzwe ko ibibazo by'ubwubatsi ari byo byateje gukererwa k'uyu mushinga, ariko bizeza abantu ko izafungura mu mwaka w'1992 ubwo hari kuba hizizwa isabukuru y'imyaka 80 ya Kim Il-sung. Nyamara mu mwaka w'1991 igihe ubumwe bw'Abasoviyete bwari buri kurangira, ubukungu bwa Korea ya Ruguru nabwo bwarashegeshwe cyane. Uyu mushinga warahagaze kubera kubura amafaranga, usigaye piramide itarasozwa kandi iteye nabi cyane, inateye inkeke ku babashaga kuyitegereza yogoga ibicu bya Pyongyang. Ntibyari bikibaye impamo nk'uko Kim Il-sung yari abyiteze ku isabukuru ye, kuko bijya kuzamba kurushaho. Ibinyamakuru by'Abayapani byatangaje ko inyubako ituzuye yari itwaye Korea ya Ruguru akayabo ka miliyoni 750 z'amadolari y'Amerika yo kuyubaka. Icyo gihe ayo yari 2% gusa by'umusaruro mbumbe w'iki gihugu. Aha ibintu ntibyari bikiri mu kunanirana gusa, byari byabaye agaterera nzamba. Byari nkaho uyu mushinga wari waravumwe, kandi uyu muvumo ntiwari mwiza na gato, kuko mu gihe kirekire kigera ku myaka 16 inyubako itararangira yagumye aho, nta madirishya, nta bikoresho by'imbere, nta na kimwe kivuga ko yenda yabikoreshwa mu gihe cya vuba. N'ibyuma byifashishwaga mu kuzamura ibikoresho byubakishwaga byatangiye gutora umugesi ku buryo bitari bigishoboka ko byakoreshwa. Aha ubutegetsi bwa Korea bwashoboraga kuyisenya, ariko nabyo byari kugaragaza ko nta bushobozi cyangwa imbaraga bafite zo kurangiza ibyo bari batangije. Kubera iyo mpamvu gusenya ntibyigize biba mu byaganirwaho mu nama zerekeye inyubako, bityo nta yandi mahitamo bari bafite uretse kuyisigaho maze izina rya hoteli y'umuvumo rirayamamaza koko. Guverinoma ya Korea ya Ruguru aha yari yarakozwe n'isoni bitewe n'iyi nyubako itararangira, ku buryo bivuga ko abayobozi bakundaga kuyihanagura ku mafoto yerekana ishusho ya Pyongyang. Gusa ngo nta kibura umumaro burundu, kuko mu birori binini byizihizwaga mu bihe bitandukanye iyi nyubako yagiye ikoreshwa mu gutangiriraho ibirori byo guturitsa umuriro w'ibishashi, ibizwi nka fireworks. Ariko kandi gutakaza 2% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyawe cyose byagumye mu mitwe y'abategetsi ba Korea ya Ruguru. Mu mwaka wa 2008 mu buyobozi bwa Kim Il-sung imirimo yo kubaka yongeye gutangira bundi bushya. Guverinoma ya Korea ya Ruguru yari yakoze amasezerano yo gushora imari hamwe n'ikigo cy'abanyamisiri cyitwa Orascom, cyahawe kandi akazi ko kugeza umuyoboro wa 3G mu gihugu. Aba bagabo babisuzuguye cyane, bimye amatwi ibyavugwaga ko umushinga wavumwe, maze bemera amasezerano angana na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Muri ayo miliyoni 180 yagombaga gukoreshwa mu kurangiza iyi hoteli. Kandi nibyo, nta bantu bari bazi kubaka piramide kurusha abanyamisiri. Ariko mu myaka y'1990 umwe mu bagize umuryango w'ubucuruzi w'Uburayi, European Chamber of Commerce, wari wemerewe kwinjira hubakwaga iyi nyubako, yatangaje ko inyubako yari mu buryo butasanwa. Anongeraho ko kandi ibikoresho byifashishijwe byari iby'ubuziranenge buke ku kigero kidakwiye inyubako nk'iyo. Nubwo byari bimeze bityo, itariki nshya yo gufungura hoteli y'Gyeong yatangajwe ko ari mu mwaka wa 2012, igihe cyagombaga kugaragaza imyaka 100 y'ubuyobozi bwa Kim Il-sung. Bisa nkaho noneho abantu bari batangiye kwiyumvisha ko umuvumo wari utangiye kuyivaho. Mu mwaka wa 2011 igice cy'inyuma cyararangiye neza, ibirahure byashyizwe ku nkuta bihesha inyubako isura igezweho kandi ikeye, ariko ku buryo butangaje. Gusa imbere yari ikiri kure cyane ngo irangire. Mu mwaka wa 2012 umwaka hoteli yagombaga gufungurwamo, itsinda ry'abakerarugendo bahawe uburenganzira bwihariye maze berekeza kuri hoteli. Iyo baza kuba ari abiteze kubona imbere hahuye n'inyuma, nta kabuza ko bagombaga gutungurwa, kuko ahantu hanini hari hakirimo ibisima bidakwiriye, mbese ari imicanga gusa n'amabuye imbere ya hoteli y'icyitegererezo. Nta biri gukorwa ibizwi nka finissage cyari cyagakozwe muri icyo gihe. Iki gihe iyi hoteli yari itaranahuzwa n'umuyoboro munini w'amashanyarazi. Byari bigaragara ko byari gusaba ibitangaza gusa kugira ngo Gyeong ibe yafunguwe mbere y'uko uwo mwaka urangira. Mu mwaka wa 2012 itsinda ry'amahoteli mu Budage rizwi nka Kempinski ryaratunguranye ritangaza ko Gyeong yagombaga gufungura imiryango by'agateganyo ku buyobozi bwaryo mu mwaka wa 2013. Nubwo byari kuzaba bitinze ku buryo byahuzwa n'isabukuru y'imyaka 100 y'ubuyobozi bwa Kim Il-sung, byagaragaraga ko guverinoma ya Korea ya Ruguru icyo gihe yashakaga ko hoteli irangira. Ariko umuvumo wongeye kugarukana imbaraga nyinshi mu mezi make gusa yakurikiyeho. Byaratunguranye humvikana inkuru ko Kempinski yikuye muri ubwo bufatanye nta gisobanuro itanze na kimwe.
umuyobozi mushya w'ikirenga Kim Jong-un yari ari gukora amagerageza menshi y'ibisasu bya kirimbuzi byatumye Korea ya ruguru ifatirwa ibihano bikomeye birimo kubuzwa kugura ibikoresho by'agaciro n'imitako bivanwa hanze, kandi ibi byari bikenewe mu gusiza imirimo yo kubaka iyi hoteli. Ku ruhande rwa Kempinski, kubura ibikoresho byo gutaka hoteli yabo byagabanyije cyane umuhate wo gukomeza uwo mushinga munini, bityo bahitamo kugenda gahoro gahoro. Hari n'amakuru y'uko Kempinski itari yizeye uburambe bw'iyi nyubako, kandi kuko byari bifite ishingiro. Mu mwaka wa 2014 inyubako y'amagorofa 23 mu murwa mukuru Pyongyang yaguye mu buryo butunguranye. Imiryango igera kuri 92 byavugwa ko yaburiye ubuzima muri icyo kiza. Itangazamakuru rya leta ryatangaje ko inyubako itari yubatswe neza, ibintu bidakwiye kugaragara ku bantu bashaka gushora imari muri hoteli muri ako karere. Kubera ibyo, hamwe n'igerageza ry'intwaro za kirimbuzi rya Kim Jong-un ndetse n'ikibazo cy'inyubako muri Pyongyang, abashoramari b'abahanga barahunze. Hoteli isigara idakoreshwa mu yindi myaka 3 yose. Mu mwaka wa 2017, nyuma y'imyaka 30 imirimo yo kubaka hoteli bidashidikanywaho ko yateye igihombo ku bukungu bwa Korea ya ruguru itangiye, yari gifunze. Gusa hari ibimenyetso by'ibikorwa muri 2016 aho ibyumba bimwe byo hejuru byagaragaye bicanye amatara, ariko hoteli y'umuvumo yari gikomeje gufungwa. Abenshi babonaga ko idashobora kuzigera ifungura imiryango yayo, mu gihe abandi bibazaga niba itari guhindurwa mu bundi buryo, nko kuba ahantu hakorerwa ibikorwa by'amabanga ya leta. Gusa nubwo ibyo byose byatekerezwaga, hoteli yakomeje gufungwa. Ariko rimwe mu ijoro ry'umu mwaka wa 2018, hejuru y'iyi hoteli haratunguranye haturuka urumuri rw'amatara nk'umurabyo utukura mu mwijima. Ibendera rya Korea ya ruguru ryatangiye kugaragara hejuru y'iyi hoteli. Mu mezi make yakurikiyeho, uruhande rw'imbere rwose rwa Ryugyang rwatangiye kwaka nijoro, rwerekana amashusho anyuranye n'amavideo magufi yisubiramo. Ibi byaje kuba igikoresho kinini cy'itangazamakuru rya guverinoma nijoro, ryerekana gahunda y'iminota 4 irimo amagambo ya politike, mu gihe umutwe w'iyi piramide y'Abanyakoreya werekanaga ibendera rinini rya Korea ya ruguru. Kugeza ubu igikorwa cyo kwaka kw'iyi hoteli gikomeza buri mugoroba hagati ya saa 1 na saa 3 z'ijoro. Ariko twibazeho gato, ibi byo gucana mu mugoroba byo byaje bite? Biravugwa ko urukuta runini rw'amatara arenga 100,000 rwashyizweho rwihishwa kandi rutangwa na Orascom yo mu Misiri. None ushobora kwibaza impamvu inshuro 2 zose Orascom yateye inkunga kubaka hoteli, kandi ubwumvikane bwabo bushingiye ahanini ku gutanga serivisi za gatatu. Urebye neza kuri Ryugyang, bivugwa cyane ko igice cyo hejuru ya hoteli gifite icyuma kimeze nk'umunara w'itumanaho, bigasubirwamo kenshi ko ari icyuma cya Orascom, nubwo zimwe mu ngingo z'ubwo bwumvikane zagizwe ibanga. Byatangajwe ko Orascom yashoye amafaranga menshi muri iyi hoteli azishyurwa igihe izatangira gukora. Ariko ikibazo ni ryari izatangira gukora, kuko guverinoma ntacyo yateganyije mu minsi iri imbere mu iteganyabikorwa ryayo. Mu mwaka wa 2019 ikimenyetso gishya cyagaragajwe hejuru y'umuryango w'iyi hoteli, ariko icyo gihe amarembo yakomeje gufungwa. Bityo aho kwigarurira ikamba rya hoteli ndende kurusha izindi nk'uko isi yari yabyijejwe mu myaka myinshi ishize, ubu Ryugyang yanditse mu gitabo cya Guinness World Record nk'inzu nini cyane ku isi itabyazwa umusaruro. Ntibisiba kwibazwa niba gushyira amatara kuri iyi hoteli ku buryo agaragara mu mujyi wose bidashobora kubangamira abakiriya bazayizamo, cyangwa niba ayo mafaranga yatanzwe mu gucana ayo matara agezweho atari gukoreshwa mu gutunganya imbere y'inyubako. Ndetse no kwibaza kuri gahunda yo gufungura iyi hoteli ngo ibe nyaburanga mu gihe cya vuba niba bizabaho koko. Hakanibazwa niba uyu mushinga wabo utarasorejwaho, nubwo hari ikimenyetso hejuru y'umuryango wayo. Wenda babonye ko amafaranga yo gutaka imbere yazaba menshi cyane cyane bitewe n'abashyitsi bake igihugu cyakira buri mwaka. Iri shoramari rikazakomeza kuba igihombo gikomeye kuri Ryugyang. Igiciro cyayo, ayo madolari miliyoni 450, ashobora kutagaragara nk'aho ari menshi ugereranyije n'inyubako ndende nka Deshad i Londres cyangwa Burj Khalifa i Dubai, zose zatwaye hafi miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Ariko ikibazo ni uko abaturage benshi ba Korea ya ruguru baba mu bukene bukabije. Amakuru aheruka agaragaza ko abaturage b'iyi ngoma ikandamiza binjiza gusa 4% by'icyo abaturage ba Korea y'Epfo binjiza. Ibi bihwanye n'amadolari 99 ku kwezi. Nubwo ubukungu bw'igihugu bugenda butera imbere, abahanga bemeza ko inyungu y'umuntu ku giti cye muri Korea ya ruguru igenda igabanuka ku buryo buteye inkeke. Ibi biterwa n'uko abayobozi b'iki gihugu bahisemo kwibanda ku bikorwa bya gisirikare, intwaro za kirimbuzi ndetse n'ibikorwa remezo bihenze kandi bitangaje. Ibi byose bigamije kongera imbaraga n'ubushobozi bigaragara ku rwego mpuzamahanga ku giciro cy'ubuzima bw'abaturage babo. Niba iyi nyubako yaguma idakoreshwa nyuma, bisa nko gutakaza amafaranga y'umurengera n'umwanya. Noneho
Niba watekereza gutemberera muri Korea ya Ruguru, byagenda bite kuguma muri hoteli muri kimwe mu bihugu bidakunzwe kwakira abantu ku isi? Hari amahoteli akora neza muri Pyongyang kandi yose ameze kimwe bikabije. Ibikoresho by'imbere biracyari byo mu myaka y'1950 n'1960. Ibyumba byo kwakiriramo abayigana ni binini ariko nta bantu benshi bayigana. Hakiyongeraho ibura ry'amashanyarazi rya hato na hato, byose ntibitera akanyamuneza abahatemberera. Ngaho nguko inyubako ishaje kandi ihenze by'akarusho, ihenze kandi itaragira ku cyo yubakiwe kuva mu myaka ibinyacumi ishize, ntisiba kwibazwaho n'abatari bake. Niba ukunda inkuru nk'izi zitangaje kandi zirimo amayobera, ndagushishikariza gukanda subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe iki kiganiro, kugira ngo kandi dukomeze twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Njye nk'ibisanzwe ndi Mugirabanga ati aha ni ku Mayobera TV. Ndabashimiye.